mukobwa wanjye Karabe papa. Oya merci kunyambika nanjye murabona mberewe ra ariko ndaberewe murabona nari freshes nko gutera igipesu bishaka kunsaba nk'umwaka Nibyo. ariko ibintu byose kera abantu babyitereraga ngiye nkaseka nk'imbeba yifatiwe muri rwa gakoco maze inyinya nkayerekana nkavuga ni telefone genda warampaye genda warangaburiye genda ni nk'ibyo mbese twongeye kubaramutsa muri aho inshuti zacu z'akadasohoka muri aho abo dukumburana buri gihe twifuza ko twahorana ariko mu by'ukuri n'ubundi turahorana nta na rimwe dushobora gusiba kubabona cyangwa ko mutubona ni byombi ni ukuvuga ariko kubabona naba mbeshyera hata ahubwo mwebwe ntimusiba kutubona natwe tukagerageza nyine mukatubona ubwo nuko tuba duhari rero tuba twabasuye turacyari kwizihiza episode igihumbi za Papa Sava nubwo tugeze mu 150 ariko niyo gahunda tukirimo gahunda ni yindi rero ni ukuganira n'abantu batandukanye bagiye badufasha muri urwo rugendo tukabasha kugera kuri episode igihumbi zirenga aho murabyibuka ko twakozemo ibintu byinshi bitandukanye harimo documentaire harimo twe twenyine harimo subiza harimo udushotsi dutoya mwagiye mubona tugenda tubageraho kugira ngo gusa nta kindi tubanezeze tubashimishe ariko nyuma y'ibyo ngibyo gahunda nanone ari imwe turi kumwe mu rugendo ukanda subscribe inshuro imwe ku muntu utarabikora nyine aba ari uwacu no kuri yanzogera igisohotse kimugeraho nuko tumeze rero nuko turi mbafitiye umutumirwa mwamuherukaga kera oya vuba ntabwo ari kera mwamuherukaga vuba ariko mwaduherukanaga kera ho gatoya uri aho bambe amakuru ni meza mukobwa wanjye Karabe papa. Bimeze bite muri iyi minsi Bimeze neza cyane bimeze neza yari umukobwa wanjye yitwa Neza n'ubundi nyine urankunda kumusuhuza ngo bimeze bite kugira ngo ambwire ngo Neza akahita yivuga mu izina nuko yitwaga Neza n'ubundi yari muri Josiera hanyuma nk'abapapa we nitwa Silveri ariko buriya Silveri wamufataga nk'ikintu kimeze gite Silveri se buriya nawufataga nk'umubyeyi bwa mbere ariko umubyeyi utanyifuriza neza kandi ngomba kurwanira ineza yanjye umubyeyi udashobotse ariko narageragezaga hari igihe nagukubitaga uduceri nawe ugacaho ntabwo ari wowe twabaga dufitanye ikibazo cyane ni mama wawe kandi ngenda umukobwa urwanirira mama niyo mpamvu rero ari njye twabaga dufitanye iyo ikibazo nk'umugabo atumvikana n'umugore we ari kubibwira abana ntabwo avuga ngo ni mama wawe ngo nari mfitanye ikibazo na nyoko ahita ahinduka nyoko ariko ka nyoko arahari nyoko kera twari tuzi ko ari igitutsi ni ikinyarwanda reka mama se ni igiki mama si mama mu gifaransa mu kinyarwanda se ni umubyeyi wanjye w'umugore oya ni umukesha ni umufasha wa papa ni umugore wa papa ni iki ariko bavuga ngo se aba ari nyoko nese bavuga ngo iki ari nkaho inkangi burimo kumuvuga mugana ubwo navugaga ngo iki mawe ariko abandi barambwiraga ngo nyoko babaga banyuze hano reka nyina wa nyoko wanyu nese nyoko wanyu ntabaho kandi koko ba nyoko wanyu baraho saba vindi ariko ukuntu bakubwiraga nyoko ukarakara twe tuzi ko ari igitutsi kandi bavuga ngo ba nyoko wanyu baraho kubera ko atari nyoko nyawe bavuze ukagira ikibazo ni nk'ibintu byo kuvuga ngo hari ibintu byinshi abantu wabonaga birimo nko kwitiranya no kugira gute mukaso
ukumva ba mukase b'abantu bose ni abantu babi n'abagome nibyo se koko oya ariko wasanga tubijeneraliza mu migani Ugatubona ari umuntu ngo ugira mukaso umushinga. ntaba nyoko kandi hari igihe ari uba warabaye nyoko noneho mama wawe atabarutse akubyara ugasanga undi mugore papa wawe azanye akureze nk'umwana we ariko abantu hanze bakajya bagumya bakubwira ngo mukaso ntaba nyoko mukaso bakabigushiramo koko nawe ukumva ko ntabwo ari mama akagukoreye kose ugahita wumva ko ni uko nyine ari kwiyererutsa ariko ni ibintu abantu bakwiye kurengaho hari n'abantu barezwe na ba mukase ba nyina babataye se nta bantu tuzi ba abagore bagata abana bakabasigira abagabo hakazamo undi mugore akita kuri abo bana akabajyana ku ishuri akagira ate bagakurana uwagira ngo bavide imwe cyane ni nk'ibyo rero neza karame ubugizi uri cyo utireka mbasure njye nkunda gusura abantu buriya ariko wa ninde wakwambitse niyambitse oya ntabwo ndimo kuvuga kujya babigushyiramo wenda uri ahantu uravuga nk'iki nambaye hejuru ibi ndabicuruza rero niyo mpamvu n'ibyo mu mutwe byose niteze niyambitse witeze uriyandika ndiyambika uraniyambika ubwo wiyanditse uriyambika kuko kugira ngo wiyambike ubanza kwiyandika meziri mu nda ni gutya mu gatuza ni gutya ukiyitaho warangiza ni ubu ngubu warangiza ukidodera ntabwo buriya nk'iyo muri kwidodera ni hari ukuntu mwishyiriramo akantu k'agafaberi merisi kuwunyambika nanjye murabona mberewera ariko ndaberewe murabona nari fureshesi byose turabikora ibi bijyanye no kwambika abantu made in Rwanda ngira ngo wabitangiye ryari igitekerezo cyakujemo gite ubwo ntago abantu baraza kunyihanganira ntago nagiye ngo mbanze ngo mubaze ngo ndakubaza humura wabitangiye ryari byaje bite wabyiyumvise mute ko ngewe nkumenya nyine ntago ari byo nari nkuzimo ntabwo ari byo nakoraga bwa mbere nitabiriye amarushanwa ya Art Rwanda ubuhanzi nagiyemo nk'umuntu ukina theatre ariko twaje kugira incubation center ni ahantu twakoreraga ibintu tugakora repetition aba fashion bakadoda abashushanya bagashushanya ubwo rero naje kubona uburyo badoda numva ndabikunze ndavuga ati ariko se njye sinakora ibyanjye nibwo nize kudoda warabyize niga kudoda nuko nshinga business yanjye ubwo kudoda byagutwaye nk'igihe kingana iki kwiga amezi 6 wize amezi 6 okay ndabijyana amezi 6 nuko nshinga business yitwa Anozigana Antoinette na Zigane ni ndu Zigano ni ijambo riri mu ki German bisobanuye umugisha ubwo rero bisobanuye umugisha wa Ana wa Anuarite yego ese ubundi Anuarite ni neza ngewe ntabwo Anuarite mbimenya cyane neza Anuarite ni muntu ki ninde wande wahehe wize he nyine ibwira abantu bakumve noneho nze noneho ngo hati ibibazo kwinera ubwoba kuba ibibazo se ni ikintu kigoye ntabwo ari ibintu bigoye cyane ko ibisubizo bigendana nitwa Uwumukiza Anuarite iwacu ni Rubavu ntara y'Iburengerazuba akarere ka Rubavu umurenge wa Gisenyi nize primaire secondaire n'igice cya kaminuza nyuma yaho narikoreye kugeza na n'ubu ndikorera
pirimeri, segonderi, igice cya kaminuza warirwanagaho, ufite ababyeyi, ni abandi bakureraga. ibijyanye no kwishyura se mu mibereho isanzwe mfite ababyeyi papa na mama bose barahari. Imana ishimwe, yego wagiriwe umugisha cyane, ni umugisha kuba nyibafite. mfite n'abavandimwe tuvuka turi 4, ndi uwa 2, ni abakobwa 3 n'umuhungu. uri ubuheta cyangwa ntabwo ariko mubyitamo? Umwana wa 2 mumwita ikirondamfura? Oya, ni ubuheta. Ariko aba n'ikirondamfura, imfura, ikirondamfura cyangwa ubuheta. Bazadusobanurire nabyo, ndumva hari abantu bakoresha ibyo kuruta ubuheta. Ubuheture ubwo sinzi uko babyita. Nyuma hakazaho rero ba bandi ba Nyandwi, ba Minani, ba Misago. Nuko segonderi wayize? Nayize ku Gisenyi ku kigo cyitwa Umubano wa 2. Ku Mubano wa 2. Ubwo ni ya Esa n'abana ni haruguru Mbugangari. Oya, Mbugangari haruguru y'isoko. Oya, hariya ntabwo ariho. Hariya ahandi ni ruguru. Ugenda nk'ujya mu birere, ujya hano bashyinguraga ku irimbi. Urahazi? Ntago nahamenya. Hariya nahize 1993. Wari ufite nk'imyaka ingahe? 1993. Nigaga muri Esa Gisenyi. Urumva ndi uw'iwanyu hariya ku Isambaza umwaka umwe. Biranga byaranze ko nsubirayo, ntago natsinzwe, byaranze ko nsubirayo. Amafaranga nyuma yarabuze, byanga ko nsubirayo, mpinira hafi. Gisenyi hariya ubwo ni ahantu hacu. Ku Gitarako urahabona, ukabona hariya kuri Buraseri twaranarengaga tukajya ku Mashyuza n'amaguru, nta tike. Noneho hari ahantu habaga imyembe y'ibiri 3, 5 n'inanasi zivuye hakurya ku Gitarako. Twahitaga ku Gitarako, sinzi niba ari kwakitwa n'ubu ngubu. Ubu nabonye harateye imbere cyane. Hariya ahantu Sebeya yinjirira mu Kivu, kiriya kibuga cyo cyari gihari tuhakinira. Ariko nta ari amazu yo hepfo bubatse begera umucanga bakajya koga n'iriya boîte ikaze ni Nkwande. Hari amwe no kuri Tamtam. Nari amazu ntago yari ahari. Cyari ikibuga gusa. Yego. Nuko. Urubatse? Oya. Okay. Hari abandi twaganiriye ejo n'abandi uyu munsi. Ubwo bakugiraho igitekerezo. Uyu munsi nabonaga bakwirebesha ukuntu. Oya. Najya mbabaza icyo kibazo ariko ngo vuba ngo bizacamo. Wabona wasanga nawe wamenya. Nuko inzira yawe mu buhanzi kugeza ubwo tuje guhura muri 2020 shyira 2021 yari iyihe? Ubwo ndavuga mbere yuko uba neza ukina muri Ejo Sikera. Yari iyihe? Natangiriye kuri théâtre, na n'ubu nibyo nkora cyane. Natangiye 2012. Uko byatangiye mu by'ukuri ntabwo numvaga ko nzabikora nk'akazi. Nari mfite inshuti yanjye twari duturanye yakinaga théâtre. Arambwira ngo waza nkajya kwereka ahantu nkorera. Ndamubwira ni bya bindi byawe by'amateatre? Ngo yego. Ndavuga reka. Umunsi wa mbere ndamwangira, ariko kajya hozaho ambwira ndavuga ati ntaribi tugende. Nanze kuvuna inshuti, turagenda. Icyo gihe yakoreraga muri groupe yitwaga Inyenyeri. Ndagenda mpageze barambaza ngo urashaka gukina théâtre? Ndababwira ngo yego. Bama ikizamini bamaye, batondetse abahungu nka 7 ku murongo. Barambwira ngo ugiye guhera ku wa mbere umutereta
kugeza ku wa nyuma ijambo wabwiye uwa mbere nturisubiremo. nuko icyo kizamini ndagikora, urabatereta koko? ndabatereta ndatsinda. nuko baranyakira. Banyakiriye nahamaze nk'icyumweru kimwe. Indi groupe yari ikomeye ku Gisenyi yitwa Imboni, na n'ubu iracyakora, bakeneye abantu b'abana kuko icyo gihe twa turi abana. Baraturekirita turagenda, mbona ni byiza. Icyo gihe twakoraga tunahembwa udufaranga duke ariko tugufasha. Mbaho 2018 nibwo nitabiye Atlanta. Yego. Nuko njya mu marushanwa nyine nk'abandi bose ndakora, birangira mbaye wa mbere mu gihugu muri théâtre. Ariko nsubiye inyuma gato, muri 2012 muri iyo groupe yitwa Imboni hari umuntu wabonye ukuntu nyine arabikunda cyane. Yari n'umu producer, ansaba ko dukorana filime. Filime ya mbere nayikinnye 2012 yitwaga Imana Izira. Nuko nyikoze iba ni ya mbere ya kabiri muri East Africa, yahise ayishyira mu bintu by'amafestival, ibi ya kabiri. Nuko nyuma ya Atlanta nitabiriye nakinnye indi filime nakoranye na Joel Karekezi, ntabwo izina ngiye kubanza. Nyuma yaho nanone nkora indi filime yitwa Kwicuza, nayo yabaye iya mbere muri festival. Iyo filime nayikoze 2010, nyuma ya Rwanda 2018. 2020 nyina muri Ejosi Kera nibwo nahuriyemo nawe n'abandi ba star batandukanye. Nyuma yaho nanone haribara n'iyindi ihera, ntabwo nakinnye indi filime yitwa Urusobe nyuma y'Ejosi Kera. Urusobe? Yego. Ubwo turongera duhurira muri twe twenyine. Okay. 2012 ako nanjye uzi ko aribwo natangiraga, ntabwo woroshye. Ubwo watangiraga? Oyangiye natangiye imbere ho muri Zirara zishya imbere 2012 ahubwo nibwo nari ntangiranye n'aba dukorana ubu ba Wilson muri inshuti friends zijya online, nibwo twari dutangiranye. Urugendo ni rurerure kandi wagiye utsinda hose cyane. Uwa mbere, uwa kabiri, uwa mbere, uwa kabiri mu mafestivale mu Rwanda, hanze. Kandi ndakeka ahantu hose nkunze gukina ndi main character. Wabaga uri main. Hari ibikombe wabonye ubitse? Cyangwa wabonye ibya envelope? Wagiye ubona ibya envelope? Nabonye ibya envelope. Nabyo ni ibikombe nyine, si byose ni ibikombe. Ejosi Kera kuri wowe nka Anuarite wayibona gute? Yagufunguye ku ruhe rwego rw'imikinire? Ese Ejosi Kera bwo ntabwo wakozemo radiophonique? Narayikoze. Wakozemo na radiophonique? Ndashaka kumva urwo rugendo. Muri Ejosi Kera rero yari projet irenze cyane cyane, kuko ni nabwo bwa mbere nari mpuye n'abastar. Ikiza cyane 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 nakuyemo nuko nakoranye n'abantu bari basanzwe babikora, babigize umwuga, babimazemo igihe. Rero iyo ukoranye n'abahanga nawe ubakuraho ubuhanga, iteka ryose ubigiraho. Rero Ejosi Kera ni projet yamfashije pe. Ninde muntu wibuka muri Ejosi Kera wakundaga kugusetsa cyane? Umuntu wakundaga kunsetsa cyane
ni Gracia. umuntu se wakuderanjaga cyane? Umuntu yanderanjaga cyane ni umwe wakinnye ari umugore we wa kabiri. uwa kabiri ntuza Hawa? Oya. Alfonsina? Alfonsina. Yari Sarafina. Yego. Sarafina yarakuderanjaga cyane. Urabona ukuntu ateye ari hejuru kandi ngewe nabaga nitonze. Ninde muntu watinyagamo cyane? Natinyaga, nta muntu natinyaga. Ntawe natinyaga. Kubera ko wari ufite abantu mwazanye mwari musanganywe. Twari dusanganywe. Ikindi wa wundi wari umudozi ninde watwambikaga? Nadine. Yego. Ikindi kandi nabo twakoranaga bari abantu beza ku buryo kubisangamo byari byoroshye cyane. Nuko rero ugize utya ubwo nejo kera ubwo ngewe niho ndimo kugufata cyane projet zindi wakoze nyuma. Wari uri no muri radiophonique. Radiophonique wari uyisanzwemo cyangwa nibwo wari ugiyemo bwa mbere? Nari nyisanzwemo kuko hariyo nakoraga yitwaga Nyiramubande. Twayikoreraga ibaze icyo gihe nari ntuye ku Gisenyi ariko twayikoreraga inaha i Kigali hariya kuri Voice of Africa. Yego niho twayikoreraga. Indi ni yitwaga tayibagiwe rwose. Ntabwo nyibwa. Iya gatatu rero niyo ejo sikera. Radiophonique imvune zayo zibona ute? Iragorana mu mutwe gukina unasoma kandi akaba ari itegeko gukina ibyanditse udashobora gufata mu mutwe wenda ngo wihimbire n'ibindi biravuna. Yego. Na muvoma zose ubuhagaze nyine uhagaze kandi ukatinga nyine nk'umuntu uri kugenda uri kwiruka muri guhinga. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose kigira tekinike zacyo. Ni bande bantu mwahuriye muri radiophonique ukavuga utabangaba ariko bo bari kubigenza bati ko mbona bari kunyuzaho? Twakoranye n'abantu basanzwe bakina ikinamico mu Ndamutsa. Bari abantu mwarakinanaga ugahita wumva isoni zirakwishe. Ba Nyirarukundo, ba Jeannette, ba Evariste. Ariko nibyo nakubwiye nyine iyo ukoranye n'umuhanga umwigiraho. Ese ari gusoma ati ari gusoma navuga gute ari kubihuza gute. Wenda nari nsanzwe nabikora ntabwo byamvunye cyane ariko kugendera kuri ritime y'Indamutsa byabanje kungora. Byari bikaze. Nuko rero ubwo amafilmu urayakinnye ugeze ufashe umwanzuro uti ngiye kwiga kudoda. Cyane. Iyo ko gushiftinga ni ibintu byakoroheye? Ntabwo navuga ko byankomereye cyane kuko nk'uko nakubwiye twamaze igihe kinini muri incubation. Ndeba uko bakora rimwe nkagenda nkanicarana nabo nkareba amaguru bari kuyajyana gute ibintu nk'ibyo. Ndavuga ni rero nanabihuza mu mutwe niko nahise nibwira. Ndavuga ubwo nafata igihe cyo kwiga bajya banankenera mu kwakitinga nkajya kwakitinga nta kibazo. Niyo mpamvu ntatekereje ko byamvuna cyane kandi niko nabikoze. Nta muntu wankeneye ngo mbure ndi kwiga. Narabanzaga ngafata amasaha yo kwiga nkiga hanyuma no kujya mu kazi nagakora. Ni ibihe bintu wiga kudoda cyangwa n'ubu ngubu udoda uvuga uti ibi bintu birakomeye kweri bisaba umuhanga? Urumva nka kuriya tuvuga ngo twakinaga radiophonique nk'ubu nkavuga ni Revo umuntu bita Nyirarukundo aba ariho, Jadofisi aba ariho, Evariste aba ariho, mani bari hejuru. Ni ibihe bintu nawe mu kudoda? Hari ukudoda hari ngira ngo bisanzwe, hari ugutera ibipesu, hari ugufofera,
hari ugusirifira. Bya bindi nabyo badodesha. ubizi byose ndumva ibizi. Ariko ubundi njye nta kintu na kimwe ntazi mu kubivuga, ariko apana kubikora. Nko gutera igipesu bishaka kusaba nk'umwaka. Nibyo. Ariko ibintu byose kera abantu babyitereraga. Njye kera nigana primaire igipesu cyaracikaga nkajya. Ariko njye nzi gutera iyi pasi nk'amashuka, ibintu bitarimo imikunjo kwa. Ndabitera rwose ugasanga kafite munyorosho. Ibitarimo imikunjo wumve ngo ubwo ni ipantaro itagomba kugira wa mukunjo gutya ngo musubizemo. Ngiye ngo ntera hano handi nkayihorera, atera ngaha nkayihorera, kuko wasanga hajemo nk'imikunjo 8. Ikintu kigorana cyane na n'ubu cyafata igihe kinini kukiga ni kote. Buriya ntabwo nzarifatira igihe. Kudoda ikote. Yego, costume. Yego. Buryo kubona n'umuntu uzi kudoda ikote kavuga uti bien. Utavuga ati burya. Reka zigeza amakoti ajye yambara bakeya basobanutse rero. Biravunana cyane. Reka da. Cyane. Ku buryo n'umutayiro ubizi rwose abarenze. Yanga isi ubwo rero urumva ku makote rero byudoda menshi ameze neza asobanutse. Neza agira cyakankubita gahunda zimeze gutya na gutya, nawe ku makote babandeba bakavuga ati ariko wa mugabo we amafaranga ari mufite ahantu yakura yayeye. Eko abayinije nkayisubizayo. Gari we Young C Design niwe unyambika mukuru, ariko n'abandi bagakurikiraho. Hanyuma rero uburaje no muri Papa Sava ngo dumburi. Wajuje naje nje kubambika. Uje kutwambika n'ubundi. Narabambitse hanyuma ndanactinga. Muri twe twenyine. Muri twe twenyine. Wayibonye ute twe twenyine? Irimo ubuhanga bukomeye pe. Script urasoma ni ikintu kivano kikagera. Kugifata mu mutwe ni ubuhanga. Kucyactinga nabwo n'ubundi buhanga. Irarenze. Biriya bintu biragora, ariko biba no mu bintu bitinjiza cyane. Bitagaragara ahantu. Ndavuga imivugo, ibyivugo, ni ibintu nyine bigora bishaka kugufata umwanya nk'uko wavugaga kudoda ikote, ariko bitagaragara ahantu henshi ku mbuga nkoranyambaga. Utavuga ngo abantu barabikurikiye ku maradiyo, amateleviziyo. Urumva nk'ubu ushobora kubona indirimbo iyo yasohotse, indirimbo yasohotse iryoshye, radiyo ishobora gukinwa nk'inshuro 15 kuri radiyo na televiziyo ku munsi, ariko sinkeka ko hari umuvugo wasanga wakinwe birenze 2. Biba bigoye byo. Bariya abantu mwari kumwe nabo bakora imivugo muri incubation muri Art Rwanda, uwo mwanya wabonaga bawufata cyangwa aho bari abantu bahita bakubita mu mutwe bikaba birijyanye? Gusoma gutora, tubyita gutora. Urasoma ariko none ugasoma umeze nk'uri mu kuboroka. Inshuro ya mbere akaba ari ukubyumva, iya kabiri kubyumva neza naho witsa, iya gatatu ugakubita ku mutwe, iya kane noneho bikagusaba kubikurikiranya. Ubwo ariko nimvuga ngo iya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, utavuga ko nusomye mu gitondo na saa 6 na saa 8 na saa 10. Bishobora kuba bitwaye nk'ibyumweru 2 cyangwa ukwezi. None se nk'umuntu wabyandikiye nawe bimutwara icyo gihe cyane. Ko kwandika hari umuntu ejo bundi wari urimo kumbwira, ni reka muvuge nta nicyo bitwaye, n'uwitwa Dr Janvier akora ku Nyarwanda. Noneho anzanira ifoto aravuga ngo uyu muntu mubona yarakize. Urumva proje ye ngo niyo ya mbere ishobora guhemba kurusha izindi zose mu Rwanda. Ubwo urumva ko nagombaga kumusubiza, kandi nkamusubiza bitari ibisanzwe. Nkako kubera ko ari gato sinakibagirwa kumubwira ngo tuza wicecekere, numa wihorere, uzahimba uzavunika, uzahanga bizagutwara, uzabikora bizakurenga, abakubona bazitwa ko wahiriwe. Niwambara neza ngo ujye ubishyire heza, ubyereka abo beza, bata amafaranga yarisutse,
bazakubera ababaruramari kandi ntacyo winjiza. Uguza ntibakugurize, uguriza ntibakwishyure. Aho ngaho ntuzirate kandi ntuziyemere. erega aho ntuzabasubize kuko bakuvuza aha naho. Nta n'ukeneye ko umutagira cyangwa se ngo umuririre, kuko akenshi akeka ko ayo marira yaba araye ingona. Mana wanjye iturize, erega icecekere, icyiza bakuvuzeho Nyagasani acyumve, aracyandika ahantu. Ayo mahirwe, ayo mahoro, ayo mahore azakwerere nawe. Uzaseka, uzishima, uzatangarirwa. Ibyo byose ni ku bwa Nyagasani. So ako karoroshye. Ushobora gufata ikaramu, ushobora gufata ikaramu ukavuga uti ikaramu yanjye, ikaramu nziza y'agaporoto ko muri parasitiki. Sinakubeshya, sinakwirarira ngo umuti bawuhimba bakura hehe. Uko babisukamo ibyo sinabimenya, bakuzuza agakarita amakarita abiri, bakagira kontineri zigakwira ahandi. Naba nkwandikisha ndimo ntaka umuntu ubwiza bwamuhawe, ineza ahorana iteka, urukundo agirira abandi, nkumva ibyo biraryoshye. Kaba ari agahinda kakantwara umutima ngo numve nsuherewe, numve mbabaye, numve nshavuye, nabyo bikantwara inyuguti ugasukiranya. Sinigeze urumva, ntago bivuga umuhanzi, ntago bivuga ngo wabyanditse. Umuvugo nawe uvuga ukajya ukava hano n'ikivugo kikagera hariya. Iyo ufite kasetefone biba ari sawa kuko urabivuga byose, noneho ejo ukazajya gushaka noneho icyo bita iryoshya nganzo. Bipimye bite? Ndi muri mu 9 cyangwa 9 10 ko nibwo bigendana. Telefone yanjye, telefone nkunda, erega nyandikiramo nkayihimbiramo amagambo nkasukiranye, yabaye nka computer nkoraho myarutsa. Ubwo kandi nanjye umutwe washyushye ni kugurumana, ibitekerezo biza najya kukubitamo isubirajwe ngaho isubirajambo, ndimo mpima imigemo nkavuga ni Mana warampaye. Nkubi iyo bitaza mba ndiye telefone yanjye. Uzi iyo mpamagawe batikira kangiki cyangwa se amafaranga ageze kuri konte, nkaseka nk'imbeba yifatiwe muri Rwagakoco, maze inyinya nkayerekana nkavuga ni telefone genda warampaye, genda warampaye, genda warangaburiye, genda ni nk'ibyo. Mbese iyo ufite rero icyo bita, iyo babyita guhimba diregiti, atari ngombwa yuko wandika akamugenda ugatekereza. Kera narabigiraga, ikintu cyose ni nayo myitozo nakoraga. Ikintu cyose wowe zana sije, ariko ufitiye sije se ngo ngufashe. Ese ntibari bugire ngo twabipanze, tubyihorere, batagira ngo twabipanze. Wowe ukama topic tugahita tugenda. Wazashira igihe ukajya kwicara noneho ukabipanga neza, ukareba ibitari byiza, ibitari muri uwo mujyo. Telefone on ukayishaka, cyangwa tere cyangwa phone, bikabamo byinshi ukuntu. Ni telefone isimbura telefax. No kuri televiziyo erega ntacyo wankanga. Amashusho mba nyabona kandi nayo arakeye, si HD nk'ahandi. Reba iyo mfata video ni ukunyuzaho ako kanya nkahita neditinga. Nta ba cameraman, nta sound man, mbicomekaho bigahura, ubundi nkabaha ibyiza namwe mukanezerwa. Telefone yanjye nyaguhirwa, nyagutunga. Nari mvuze ngo nyakubyara kandi daterwa intanga. Ntayibona itwite, nuko nyine nuko bihita biza. Ariko noneho kubyandika byo n'undi munsi, urumva ko ibyo urabivuze, urahurutuye, bivuye mu mutwe, bivuyemo. Iyo ugiye kubyandika rero hari ibindi ukuramo n'ibindi wongeramo. Ubwo usa nawe ugiye kongera gutora bundi bushya. Impamvu na kera baba abisi, cyane cyane abisi b'amazina y'inka, sibo bayatoraga. Urumva yaritaga abazishumba baziragiye, hakabamo abatora mu mutwe. Ntabwo bapfaga gufata buri wese ngo aragire, agatora mu mutwe yazagaruka wenda kuziha wenda
yaraje aziha inshutso, arangije aza kuziha noneho wenda tuvuga amarwanize, imivunano, ibyo twita imivunano, imwe yiyikiriza iyindi ku rugamba zagiyeho. babandi bakabanza bakamubwira hariya ashobora gukuramo nk'umurongo ibiri, akuramo ikagenda iba nk'inyikirizo n'iki, cyangwa se igaruka, ariko si we ubitora byose. Si ibyo nyine gusa ubwo ugenda ureba imirongo migari kugira ngo niba bagwaye iminota 5 nk'umuhanzi wamenyereye kuvuga utagira 15, kuko disipurine ponctualité nibyo bigira ubuhanzi. Rero batagira ngo nkorana n'abantu bagira amafilme gusa, ba producer n'abandi bose ndabambika ubukwe, yego ndabambika, ushaka imitako yari yose mba nyifite, ibirori, ushaka inkweto za Made in Rwanda, hari ukuntu umuntu yambara imikenyero kuko adafite utuntu tw'udusandari twa Made in Rwanda, ubu hari kubwe byose abantu bavuga bati dufite igitaramo tugiyemo dusa neza nka turiya dupira twa Papa Sava, ukabakorera nta kibazo. Yego byose ndabakorera. Ubuhanzi ubundi nicyo bumaze, ni bansanga ku Nkuru Nziza mu mujyi hano hafi. Nkora mu mujyi ku Nkuru Nziza munsi ya Beka. Yego hariya n'ubundi hari usa n'ujya ka Free Zone. Yego niho nkorera. Instagram ni Anu Zigana. Anu Zigana, yego. Tugira ngo nyine munaseke nako mukamenye, kuko ni amateka kandi ni umuco wacu. Ciao.